iki gihe aricyo kintu kinabashengura ubu nibamara kumenya uko ibintu bimeze baratangira bashengo ku mutima agiye kugira etaje ebyiri agiye gutura mu yindi etaje ubu bagiye kuvuga iminwa yabo ntizigera iceceka ati yambaraga ikanzu y'ibihumbi magana ngahe atagiye kwambara ya miliyoni nashaka akaboko noneho bazajya amufasha ukuboko nashaka yambara ikanzu za miliyoni 2 nashaka yambara za miliyoni 5 ubundi mu mushaka rwiza. Yes, gahunda ni turebye ngewe nitwa Manu Ingoro TV Mama Minyono Official Marene waba Marene mwamubonye ko kanyinya keza n'amataratara meza no gusa neza nuko gahunda ziba zihagaze reka tubifurize kugira ibihe byiza rero umwaka mushya muhire muzabona abakwe n'abakazana abuzukuru n'abuzukuruza abantu babona abafiance hari igihe ugira fiance mama mikaza urakoze cyane yandi yanjye rero yandi yanjye ariko urwo wubatse mu mfubyi zigira ibanga wasenyutse ahantu bare episode ya 17 imfubyi zigira ibanga urwo nyine rwasenyutse kubera amabwire urumva ba nyirabukwe b'abantu ndashaka kugira ngo nzakore n'ikiganiro kivuga ku mibanire ya nyirabukwe n'umukazana ntago uriye nyirabukwe wa Mpano yari kumwemerera ko ruri rugo rukomera bari abantu bose bashamikiye kuri nyirabukwe wa Mpano nabo ntibari kwemera ko ruri rugo rukomera ariko tisi buriya Ganza akunda Mpano cyane Ganza akunda Mpano handi Ganza rira namerera gatakara oya njye mujyana urasenya oya Marene rwose nago nguteje abantu ariko Ganza nawe yageze ari Ganza yarize ndavuga ati wa Mana wowe uziko byagenze se rwo mu mfubyi zigira ibanga bazanye inzaratsi ingosha baza kubimutsindagirira bo gatsindwa ngo niba mushiki w'umugabo oya bamwita mushiki w'umugabo ariko uriya n'umukobwa nyirabukwe ashaka gushyingira umugabo wa Mpano ni uzana inzaratsi ariko akaza yitwa mushiki w'umugabo wabaga kure ko ariyo mpamvu batigeze amenyana na Mpano azavuga yuko aje kumusura kandi akaba ari aho ngaho ari kumufasha uturimo naho muri kwa kumufasha uturimo ari bwinjire no mu cyumba asase mu buriri bundi mu mugabo nataha kubite Mpano koko bayikinyemo hari shasi oya nari mpari ya abantu rero baje kuri zone 215 filime nziza yitwa imfubyi zigira ibanga zone 250 n'ubyandika muri tugera kuri iyo filime muraza kwireba ni filime nziza yigisha ariko harimo kuri kwinshi harimo no kuri kwishi ya nivyo rero ariko zizubakika nyine nano zigomba kubakika za Marene kaisa cyane rwose kare mu gitondo cya kare ngire gutya save the date nsange yego nsange handitseho Pastor Mutesi tubukwe kuri 30 z'ukwa gatatu yego save the date birasohotse ndavuga ni babandi bahora bamugera imihoro aho nabikoze kare noneho bakaba bagiye kumwanjama uyu mugabo bita Ferdinand nabajije pasteur uzamusezeranya abarambye ati sindi bumuvuge nahaba Marene waba Marene uyu munsi nakaducika festival kambanze mfireste wowe urabyumva gute felicitation congratulations to Pastor Mutesi noneho wowe Marene rero bimeze gute kuvuga byinshi byangora ariko nabwira Pastor Mutesi ngo congratulations okay ongera ugasubire kurwo Pastor Mute congratulations Pastor Mutesi Imana ishimwe kuko igiye kumwubakira urugo ngewe nubwo invitation zitari gusohoka nubwo save the date itari kujya hanze nge nahoraga ku mavi yanjye nsenga mvuga mbwira Imana ngo wahaye Pastor Mutesi urugo ruzaramba urugo rudasaba umunyu rugo buri muntu wese azajya areba akifuza Imana ishimwe rero ko ibikoze okay ubwo mugabo twumvishe kategori arimo ubutunzi bukomeye Imana ishimwe Kimana ibikoze oya usibye no kuvuga ngo kategori umugabo arimo na Pastor Mutesi ubwe ntiyasaba umunyu ari hagije pe ariko ikiza nuko agomba kugira urugo rurimo amahoro n'amafaranga rurimo urukundo rurimo umunezero akagira n'amafaranga
ntanjye nyatura amafa ibindi byose ndabifite ubundi nawe urabizi ko natura n'ijambo rikaba reguri marene ndendi marene baba marene ariko hari akantu katambutse ngo ndi mama w'ishanga abantu bamwe bari kujyaho ngo horeze ute ngo ibiti n'ibiti ariko ibyo ntacyo bintwaye icy'ingenzi ni uko ubutumwa dutanga butambuka rero Pastor Mutesi njyewe usibye no kuvuga ngo iki Pastor Mute ubukwe bwawe Imana izabuhagararemo nakubwira ngo rwombeke rugume nawe zabo bahagarariye nuko utazi hari imbyina bakiga bakunda kuririmba kubyina abantu bo ku murindi w'intwari Gicumbi ngo rwombeke rugume bagira uburyo wabyina bazamuka babyina giti ngo rwombeke rugume bamba rwombeke rugume rwombeke rugume rwubake rukomere ariko si nta nubwo rwose kuva nababona muri kumwe na Pastor Mutesi bride shower ya Pastor Mutesi yakozwe n'abantu babiri Mama Mignoni na Apotre Rosine utuntu tw'udufoto uze kutwereka abantu uducishemo kuko mufite utuvideo ibi bintu mwari mubizi kabone Rosine yitwaza indabyo mwitwaza indabyo urumva aho mwaye mugiye gupanga itariki ya save the date ntabwo ari cyo cyari kitujyanye nta nubwo ari iki Pastor Mutesi we ni inshuti yacu Pastor Mutesi turamukunda n'umutima wacu wose Pastor Mutesi by'umwihariko Imana yo mu ijuru imukomereho turamushyigikiye gusa ikintu namubwira ni iki Pastor Mute abantu benshi ubu bagiye gusohora amagambo ubu bagiye kuvuga nibavuge natwe dusenga Imana ubu bagiye abahanura bagiye guhanura ati nibuzaba abatangira bahanure abandi bati twari twarabivuze abandi twahanuye gutya ubu bagiye no kuzana ifoto y'umugabo batamuzi batangira bayihimbe bati dore twahanuye yagombaga kuba ameze gutya na gutya ibyo byose ubyima amatwi ubihorere bavuge wigumire mu rukundo kubera ko buriya hari abantu batazi igikomere cyo kubaho wenyine nabonye n'ikiganiro yakoze ku isimbi abantu baragikirititse bagize gute ariko we iyo byavugaga yarabizi abandi n'umutarama yayisawe ati nge ndi umuntu w'umugabo kigaragara Fredina ni umuntu w'umugabo oya n'ubundi ni ukuvuga ngo save the date yari irimo itegurwa Pastor Mutesi ibyo yavugaga yarabizi yarabizi kiriya kiganiro yakivuga abatazi rero ibanga bo bagiye hari batangira kuvuga ngo ubusengwa agarutse kuri social media ngo kugira ngo avuge ikiganiro ngo abone umugabo ngo ibiki n'ibiki ngo ubu ngo bagiye gutangira ngo bamuterete ari 20-30 yari yaramaze guhitamo dia ahubwo nagize ahubwo abantu nimujye mumanza mushishoze namwe mwabanyamakuru mwiha kuvuga ibyo mutazi mugatangira mugatoratora utugambo hirya no hino nibyo gukorera amafaranga nibyo turashaka kuyakorera ariko nimukorera amafaranga mutababaza umutima w'umuntu kuko ntago muba muzi icyo Imana yamuteganyirije hari umuhanzi wanjyanye muri studio bwa mbere yari afite indirimbo bita Rwivanga ukuntu iririmba miravango Rwivanga yaje kwivanga yaje turamugurira tugira ngo nawe arigurira atangira kutuvogerera urukundo we yaje mu rukundo rwacu urukundo rumubiri bamayiwe Rwivanga yaje kwivanga ubu rero hari abantu barwivanga urukundo rugiye kubera ibamba ubu bagiye kumara uku kwezi kwa kabiri kose barakumara bavuga ukwa gatatu kuzatangira bavuga ntibazigera baceceka ariko nabwira Pastor Mutesi ngo komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza Nyagasani muri kumwe komeza inzira watangiye ubu abantu benshi ntibazi kubera ko hari ubuzima ubamo ukumva ko abandi batabubamo hari ibyishimo ugira ukumva ko abandi batagira ibyo byishimo hari umunezero ufite utifuriza yuko abandi bawugira ubu uyu munsi Pastor Mutesi hari ubuzima bwiza arimo ubu mu gitondo baramubaza bati waramutse ute
wiriwe wariye none harya banga morning darling ugahita ugira ngo bakugabije dahiri zose zo mu Burundi no mu Rwanda urumva umuntu imbeho niza wifubitse wariye ubuzima bukomeze Feredi nawe rero namubwira iki yumvishe Pastor Mutesi avuga ku Isimbi TV ni wowe wahazanye nanjye naragikurikiye ngo ibintu utarizera bikiri mu kanwa ngo bashobora kuhakubita ingumi bigasohoka umugabo arawati nge sindi sugabo Feredina tutazi se mwazatweretse amafoto ubundi ko wasanga ko rwose iyo abamama barimo baraganira ko Bride Shower yabereye hariya siyo yari yabajyanye twabyumvisha azatweretse agafoto nawe utuvungunyeho ngo ni umugwiza atunga oya nashaka bo mujejeta faranga dore ko abantu benshi muri iki gihe aricyo kintu kinabashengura ubu nibamara kumenya uko ibintu bimeze baratangira bashengo ku mutima agiye kugira etage ebyiri agiye gutura mu yindi etage ubu bagiye kuvuga iminwa yabo ntizigera iceceka ati yambaraga ikanzu y'ibihumbi magana ngahe atagiye kwambara ya miliyoni nashaka yambara akaboko noneho bazajya amufasha ukuboko nashaka yambara ikanzu za miliyoni 2 nashaka yambara za miliyoni 5 ubundi mumushaka hiki ubundi kuki mubabazwa n'ibyiza by'abandi uyu mugabo ari kazi neza Pastor Mutesi nagazumva amabwire niba mubwira ngo niba muganga washatse ibintu bamuvuze buretse nkwereke ibintu bamuvuze mu kwezi kwa kabiri ku mwaka ushize ibintu bamuvuze mu kwezi kwa gatatu bakabivuga kwa kane bakabivuga kwa gatanu bakabivuga kwa gatandatu harya ubundi bacecetse ryari bacecetse mu kwa gatandatu cyangwa ari mu kwa karindwi baravuze bihagije utekereza se ko Ferdinand yaje nyuma y'iryo vuga nyine narimba nawe yarabakurikiraga nyine Ferdinand nawe arabizi neza ahubwo yabaciye amazi nibavuze se ngo ingumi kubita mu gipfunsi nyine agasohoka agahita bati nge Ferdinand suko ne agahita ashyiraho itariki inshuro zose bavuze ko bitamuciye intege se ntiyari ari kuri iyi se ntiyumvaga ntiyakurikiraga se social media aho twari dusanzwe twumva inkuru z'incamugongo kuri Pastor Mutesi oya ahubwo reka mbabwire tariki ya 28 ngiye kugira inama abanyamakuru abamurwanya abamwanga n'abamuvuga nabi mwese nimujye hariya mutangire mwishyire hamwe muhimbe n'indirimbo mugomba kuzaririmbira Pastor Mutesi cyane banakoresha kadere munamusaba imbabazi mwongere musaba imbabazi abemerere no kuzana kamera buriya hari akantu kamutazi uzijya bamuvuze bakamuvuga bigakomera Rusagara bimaze kumenyekana ko Rusagara ari ugiye kubana na Mutesi undi sinifuzaga kuvuga Rusagara rwose Imana imukomeze muhuruhuko ridashira abantu sibwo batangiye gutonda umurongo bajya kumusaba imbabazi n'ubu rero bashobora kongera bakawutonda bajya kuzimusaba bavuga ati noneho ajye reka mbabwire ariko abajya kuzimusaba niba ari bo bajya no kumutera umwaka ntabwo uzafata umwarimu kazahindutse umwamikazi reka mbabwire Imana igikura ku cyavu ikicaranya n'ibikomangoma Mutesi nawe akeneye umuntu uzajya ugenda muhagaze iruhande bagenda baganira yajya bamutumira mu bukwe akaba afite umuntu bicarana iruhande yajya muri anniversaire akagira uwajyana nawe akeneye umuntu azajya ateka yajya kurya undi muntu akamubwira ati ryoherwa ibi bintu hari abantu benshi babibuze yaramukeneye umuntu umujaburira akanyama ngo ke ya mbere inezeza abagabo akanyama gakaranze katarageramo amazi akazana agahita mu muco uragira ukakarura reka mbikubwire ugateka wamara gushyiramo agatunguru sumu wamara gushyiramo doko kakanyama keza nyine ubona ko nawe gateye amabengeza ugahita wahirura utunyama nka 4 uzirinde gutanga igiharwa ntabwo ari 3 hano ubwo ari kamwe shiraho utunyama nka 4 kuri kagasani gato cyane warangiza ukagenda ukamuhereza ugasubira mu gikoni ugakomeza gukora isosi yawe n'ibindi ariko agasigara ameze neza ugahita umuhereza na miti yuha ibintu bitayo wateretse abagabo rero n'abagore uyu ni umuntu Ferdinand yarabikeneye Mutesi akeneye kubwirwa ijambo ryiza ega Mutesi reka nkubwire n'uw'igikundiro n'ukuri akwiye ibyiza Mutesi usibye no kuvuga ngo arakunzwe agira neza
reka ngire na ntuze yitwa gira neza abantu baraza kuvuga ministeri yitwa gira neza yabaguze muri kumuvugira n'ibyo ibyo birabareba birabareba ntago bitureba nimba yatuguze biratureba nta muntu n'umwe njyewe ntabwo nzigera nshyigikira umuntu ubabaza umutima w'undi no mu biganiro byose nkora sinemeranya n'umuntu ubabaza umutima w'undi Mutesi bamubabaza kubera izihe mpamvu inyungu bafite mu kumubabaza ni iyi ariko wari uzi yuko amarira y'umuntu shaho yiri kubabaza umuntu ukamukubita mu mutima ukamutera inkota ukazana icyuma gicyaye ukajya umukebagura wari uzi yuko amarira yagera ku Mana rero niyo mpamvu Imana igiye kubaha ikosora igiye kubaha ikosora marene utekuma agafoto Imana igiye kubakorera ikosora ndamuzanye neza burya Imana ni nziza Mutesi wereka tugusure wasabye Mutesi harya muri Bride Shower nta musore ujyamo ese ushaka muri Bride Shower oya rase cameraman najyamo nyine wikise w'amafoto aya ntuzatuvangire ko mwakoze ibanza ariko kiriya gitondo nabyutse kare mu gitondo mbona ari umuntu wamaye ka save the date ke numva ndishimye nanjye nahise mpinduka umunyamakuru ubu ngiye kuzajya mvuga inkuru rwose zirambuye nabyukaga numva inkuru z'incamugongo ku mubyeyi abanyarwanda bakunda zimusebya ariko kuri 28 nibwo save the date yagiye ahagaragara turishima Imana itanga tevezevu kuri banyamakuru none rero burabaye oya nabyo hari uwo nabonye wihaye kubivugaho yiha gusesengura hari uwo nabonye wabyutse yiha gusesengura niba yabyutse yiha gusesengura yicaye impande y'isafuriya muri kwa gusesengura rero nta kintu bivuze nta nicyo bimugabanya yego bamuhe views mujye kuri iriya cano muyirebe mukurikire ariko ntacyo bihindura ku mugambi w'Imana yanditse yaracyanditse bana b'abantu mwe mu byange mu byemere ntacyo mwenda guhindura reka tubwire abanyarwanda bakunda mama Pastor harya wa mwana we yitwa ndakunda kumuvuga mama Darirene mama Darirene abarundi bamukunda aba diaspora bamukunda ni mu mutwerere ese tataye kumusabira intwererano nona heka intwererano zigira uko zigenda mushumba oya nibatwerere bareka amagambo Mutesi akunda ibintu byiza ari ubukwe najyanyemo n'umuntu esa nawe batamutwerera zabwikorera Mutesi nta kibazo afite cy'intwererano ahubwo nibamenye yuko isezerano riratinda rikagerageza n'umuntu ariko ku munsi waryo rigasohora buriya biriya byose byagiye bimutambukaho ibyagiye bicaho n'ibyagiye bigira gute byari isezerano ryari riri kumugerageza ariko Mutesi azasazira mu rugo rwiza imvi ze zizaba uruyenzi ari mu rugo rwiza Mutesi azasaza teta amen Mutesi azasaza anezerewe Mutesi ntago azasaza wenyine inama y'abamare ni ukuri Mutesi ntagomba gusaza wenyine inama rero ngiye kumubwira Mutesi umunota umwe n'igice ngura Mutesi ndamuruta mu myaka ariko mu gakiza aranduta mu mwuka aranduta muri byinshi aranduta ariko reka mugire inama nk'umuntu umuruta mu myaka namubwira ngo ntazigere acika intege n'umunsi warimo ariko icyo ndanakimukundira ko atajya acika intege namubwira ngo narwombeke rugume narwubake rukomere nkuko yambyino yabo bantu bo ku murindi bajya bayiririmba aho bita Rushaki narwombeke rugume Mutesi namubwira ngo uru rugo rwawe uzagenda urubemo uzi ko ari urugo rwawe urwubake rukomere uvuge buri kimwe cyose uzagikora uzi ko ari urugo rwawe uri kugikorera nabwira Mutesi ngo uyu munsi abari buguhanurire batarahanuye mbere ubihorere abatangira kuzana inkuru z'ibihuha n'ibiti byose ubyima amatwi nkuko n'ibindi byose babyimaga amatwi ntuzagire uwusubiza ntuzagire uwubaza uzabareke bavuge nawe uri kwikorera imishinga yawe uri kwigurira amajyambere uri kwigurira buri kimwe cyose uri gutegura aho ugomba gutura ubundi nurangiza uzagere mu rugo rwawe uruteteremo icyo nicyo kintu nabwira Mutesi naho abazana amagambo
n'ubundi ntacyo bakumariye. Nta n'umwe urumva abajura bateye ku rugo rwawe ngo aze kubirukana. Nta n'umwe urakubaza ko umuceri wagushiranye mu nzu ngo awukugurire. Nta n'umwe urakubaza ko amavuta yo kwisiga yagushiranye. Barinda bakubaza ibyo ugiye gukora by'ubukwe, barakubaza nkande. Ntibazigere babikubaza, nawe ntuzabibasubize. Amahitamo yawe niyubahwe. Amahitamo ya buri wese niyubahwe. Kandi si byiza ko umuntu aba wenyine, wari wenyine. wenyine. Kandi ibyo ngibyo n'ukuri Imana yabivuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Nawe ibyo mumubarira, mwamubarira, mwamwita amazina, mwagira mute, Mutesi azahora ari Mutesi. Abamukunda tuzakomeza tumukunde, ntituzigera tumuvaho n'igihe byari bikomeye ntitwamuvuyeho. Mwavuga, mwatukana, mwasakuza, mwazana amafoto, mwazana amavideo, ibyo mwakora byose, ariko nanone nshimira RIB yinjiye muri iki kintu cyo gusebanya. Umuntu ufata gahunda yo gusebya undi, nshuti z'Imana, hari abo muzavuga babihorere, ariko na leta nayo ntago igiceceka, ireberera abaturage babo. Ntago uzica umutima w'umuntu, ntago uzajya hariya ngo wangize umutima w'umuntu, ubutobato buwuvusha amaraso, uzana ibitonyanga by'amarira ku maso ye, ngo RIB izakwihorera. Icyo nzi cyo hari benshi bari gukurikiranwa kubera gusebanya, kandi aba bantu basebanya usibye no kuvuga ngo RIB irabakurikirana, n'Imana irabareba. Hari umunsi muzajya kubona mubone mwaciye bugufi. Kandi mwa bantu mwereka mbabwire, nimudaceceka mumenye yuko umuntu Imana yanditseho n'ikaramu yayo, umuntu Imana yatunze inkoni. Nukuri ko Imana ibyo mwavuga byose ntabwo muzigera mumushyira hasi. Amabuye yose mwamutera ntazigera muhama, inkota zose mwamujomba ntabwo zizigera zimwica isezerano rye ritarasohora. Icyo nicyo nabwira Mutesi, namubwira ngo komera kandi ushikame, urugo rwawe ruzabe rwiza, urugo rwawe ruzaba urugendwa nk'uko n'ubundi usanzwe wakira abashyitsi. Nukuri Ferdinand wahisemo neza, wahisemo neza, ushatse neza, ushatse umugore mwiza, ushatse umugore w'igikundiro, ushatse umugore w'umukristo, ushatse umugore w'umunyampuhwe, ushatse umugore w'imico myiza. Mana we, ushatse umugore ukunda abantu, unakunda ibyiza, ushatse umugore mwiza, ntuzahura n'umwandi wawe. Ntuzahura n'umugore wambaye bya rukubiti huku bimwe bigenda binukanuka. Marene Nukuri ko Imana, niba hari urugo rwiza ruriho, niba hari n'urugo nishimiye, n'uru nguru. Reka mujye mureka n'isengesho ry'ababyeyi rikore cyane rwose. Bareka isengesho ry'ababyeyi rikore. Nsaba ikiraka cyo kuririmba ko nanahimbye indirimbo kubera ubukwe bwe bwanshimisha. Mbabarira uzayisohore. Ruzaba urugendwa, ruzavugwe mu mateka y'abakundana. Ako nagase. Icyo ni ukuri rwose. Ruzaba urugendwa rwose. Mare, tanga nomero ya telefone, iminota dufite hasigaye amasegonda. Ubihurize. Nimero zanjye ni 0788268382. Ndi umujyanama, mfasha abantu bagize ibibazo bitandukanye, abagize ibibazo bya depression. Mwese nimuze turabafasha. Imana iguha umugisha. Reka tugushimire kubana nawe. Andi makuru tuzajya tugenda tukubaza gake gake. Marene waba Marene ibintu bibeterebye. Kandi nanone abantu bari kuri TikTok, uyu saga ari mama waba bakobwa. Oya ntago ndi mama w'Ishanga. Hari Ishanga Emeline. Ako kantu kasirikiye ahantu hose ko nabaye mama w'Ishanga. Oya nari ndi kubwira ababyeyi ngo nimuze turire. Kandi koko nibyo musho. Ababyeyi nimuze turirire urubyiruko, turirire abana bacu. Iki nzakivugana nagisubiremo. Ntihagire umubyeyi useka. Ntihagire umubyeyi useka, ahubwo ababyeyi nimuze turirire abana bacu, turirire urubyiruko, turirire n'abandi bose bagiye bahura bafite abana bari kubakomerekereza imitima. Reka tugushime. Akoze cyane.